JNTV show. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri JNTV show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Kuri ya gahunda yo gusobanura amazina tugeze ku izina Daniel. Tunashimira umukunzi watubajije iri zina kugira ngo tuzamuhe ubusobanuro bwimbitse. Daniel ni izina rikomoka mu Giheburayo risobanura Uwiteka n'umucamanza wanjye. Muri Bibiliya mu Isezerano rya Kera usanga igitabo cyitwa Daniel cyanditswe n'umuhanuzi Daniel wari umuyuda akaza kunyagwa akajyanwa kuba i Babuloni muri 607 mbere ya Yesu ubwo Yerusalemu yari maze gusenywa. Bimwe mu biranga bitwa ba Daniel usanga Daniel ari umuntu uhora mu b'imbere, ngahora ashaka kugaragara uko niko Daniel ateye. Yambara neza, aberwa no kumurika imideri, afata ijambo ahageze, ahora yishimira kuba hamwe n'abandi ndetse no gutaramana nabo. Yiga amasomo cyangwa agakora imyuga ituma ahura n'abantu benshi kugira ngo abafashe. Yicisha bugufi, abantu bafite ibibazo ntabwo abahumuriza gusa ahubwo abafasha no kubikemura ndetse bakabigendamo neza, harimo kubaha amafaranga cyangwa ubundi bufasha. Daniel akunda abantu, umuryango we ndetse yumva afite inshingano ku bantu bose. Nawe niba hari izina wifuza ko twagusobanurira, twandikira izina hagenewe kwandika ibitekerezo tuzari gusobanura twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Turagushimiye.